naho waba warabaswe n'indaya, birashoboka ko itabi, ndavuga urumogi cyangwa n'irindi, inzoga nk'ibisindisha, naho waba ukoresha ibindi biyobyabwenge, ntabwo uri iciro ry'imigani, kuko uracyahumeka umwuka w'abazima. Iyo umuntu agihumeka ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora guhinduka, ni ikimenyetso cy'uko amateka abasha guhinduka. Emerera Yesu, wongere umwizere, umwiringire gusa, ibindi si akazi kawe. Ukunda iki byatuma naho wagera mu rupfu byibuze abasigara inyuma bavuga ati runaka nubwo agiye yari intwari yacu, nubwo runaka tumubuze ariko yari intwari yacu. Imana itugirire neza cyane. Ni iyihe mirimo ukora uyu munsi mu buzima busanzwe? Ni iyihe mirimo ukora mu nzu y'Imana? Ni iyihe mirimo ukora mu kazi? Ni iyihe mirimo ukora muri sosiyete uyu munsi bashobora kukwibukiraho, uyu munsi ushobora kuba urwibutso ku buzima bwawe? Ni iyihe? Burya hari umuntu uvuga ngo gukora icyaha, ngo ubundi ngo nugenda ugakora icyaha, ikintu cyose uzakora ukumva uhamanya n'umutima wawe kari sawa, kari ukuri, icyo ngicyo imbere y'Imana ngo ntoki zaba ari icyaha. Abandi nabo bakavuga bati cya kintu uzakora ukumva umutima wawe kugucira urubanza kuko uzi ikintu kibi, icyo gihe icyo kintu ukoze ngo kizaba ari icyaha imbere y'Imana. Ibyo bintu wabidutandukanyiriza gute? Murakoze cyane. Rero uwo muntu wakoze icyaha yarangiza ngo si icyaha, aba yimahoronije. Tubahaye ikaze ahangaha kuri Kinigi Radio and TV. Ahangaha tufite umutumirwa pasiteri, ahangaha profete, tugiye kumwakira atugezeho ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza atuzaniye, cyangwa se agaseke adupfunyikiye kuri aya masaha, kuri uyu munsi wa kane. Ni umunsi w'isoko, ndiza ntashidikanya ko wowe uri ahangaha mu soko ugiye kugenda wumva ubutumwa bwiza kandi bubereye. Yego Theogene utarajya kure cyane, ahangaha pasiteri nk'uko mubona nyine, burya abapasiteri baba bafite n'ibimenyetso bigaragaza ko ayo mavuta y'upasitoro Imana yabasizeho. Yego, uramubona neza mu ikoti. Burya ni abantu bakeya ushobora kubona bambaye ikoti mu mibyizi, ariko kubera ko burya pastor, hari amagambo nasomye n'indirimbo ivuga ngo turi abasirikare, muhora murwambariye buri gihe. Nk'uko mubivuze ku mazina, nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Ubutumire bwanyu bwangezeho inshuro nyinshi, mutubabarire ko twatinze kuboneka kubera impamvu. Oya, nta kibazo, ni umurimo w'Imana, niwe Imana yashimye ko tuboneka. Rero ijambo narinzanye kuri uyu munsi ndagira ngo ndibagezeho nk'uko Imana yarimbaye, ijambo rigiye komora imitima y'abantu kandi rizanye impinduka ku muntu wese ugiye kuritegera amatwi. Rigiye kumuhereza igitangaza cy'Imana, rigiye kumukiza indwara yari amaranye igihe, rigiye gusunika ikigeragezo yari arimo, rigiye gutwika abadayimoni, rigiye kumuhereza igisubizo yari ategereje igihe kirekire. Imana yambwiye ko ije gutabara abantu kuri uyu musozi, bo ku murenge wa Kinigi, Nyange na Shingiro, ndetse n'abashyitsi mwagize muri iyi sekiteri. Imana igiye kubagirira neza, ndetse n'umuntu wese uzaryumva Imana yambwiye ko igiye kumugirira neza. Bityo rero murakoze kumpa ikaze aha muri studio za radio ya Kinigi MTV. Ndabashimiye cyane. Imana iduhana umugisha. Imana ni yacu, Imana irahambaye, Imana ifite imbaraga. Wowe yizere gusa, ibindi irabikora kuko irihagije mu bumana bwayo. Haleluya, amen, haleluya, amen. Iyo mbivuga mba numva Imana ishimwe cyane, iyo mbivuga mba numva imbaraga z'Umwuka Wera zimanuka, iyo mbivuga mba numva ibitangaza by'Imana bifunguka. Wowe bamaso gusa ukurikirane akagiye gucaho. Ni igitangaza kuri wowe, ni igisubizo ku buzima bwawe, ni igisubizo muri famiye yawe, ni igisubizo mu masengesho wari umaze iminsi uri gusenga, ni igisubizo mu marira wari umaze iminsi uri kurira, ni igisubizo ku rubyaro rwawe, ni igisubizo. Ngwino wakira igisubizo cy'Imana, ngwino
wakire umugisha w'Imana, ngwino wakire kugira neza kw'Imana, ngwino ubone haleluya imbaraga ziyera, kuko irashaka kugukoraho, irashaka kugutunganya, irashaka kukubabarira, irashaka kuguha umugisha, irashaka kukuvanaho igisuzuguro wasuzuguriwe, irashaka gusunika kure ibikurwanya, irashaka guca intege ibyari byishyize hejuru, irashaka kuvunagura ibyari birimo kukuvuna. Haleluya. Imana si umuntu ngo ibeshe bene data, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze n'akanwa kayo birahagije. Haleluya. Amen. Kandi no kubikora irabikoze, no kubisohoza irabisohoje. Byakire mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma rero njewe tugiye kubana ahangaha duhereza Pasiteri ikaze. Amazina ni Uwasaba Theogene, ndi umunyamakuru wa Kinigi Radio and TV nk'uko umugenda mu byumva. Yego Theogene, nanjye tugiye kugenda dukomezanya tuganira kuri iri jambo ry'Imana Pasiteri agiye kutugezaho. Ni Nshimiyimana Eric nk'ibisanzwe kuri mikoro ya kabiri ndahabaye. Reka tumwakire rero akomeze n'ijambo ry'Imana. Yego, ni karibu. Ndagira ngo nkubwire wegere bugufi tubibwire Yesu. Yesu arabishoboye, Yesu arabihindura, Yesu agiye kubikora. Weho mwizere gusa, wowe mwiringire gusa. Haleluya. Yesu agiye kubigenza neza kuko ari umukozi w'umuhanga. Imana itugirire neza cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 12. Tugiye gusoma umurongo waho wa kabiri, wa mbere tugeze ku murongo waho wa gatatu. Haleluya, haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uwo munsi uzavuga uti, Uwiteka ndagushimira yuko, haleluya, ndagushimira yuko nubwo wandakarariraga ariko uburakari bwawe bushize ukampumuriza. Dore Imana niyo gakiza kanjye, nzajya niringira ne gutinya, kuko Uwiteka Jehova ari we mbaraga zanjye n'indirimbo yanjye, agahinduka gakiza kanjye, nicyo kizatuma muvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Imana itegerere neza cyane. Reka nanone dusimbuke dusome ijambo ry'Imana riboneka mu Migani, tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka aha mu Migani, ibice byaho 8, turasoma ku murongo waho wa 17. Haleluya. Ijambo ry'Imana reka bahageze dusome mu izina rya Yesu. Haranditswe ngo, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo tumaze kumva. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, turagushimye kubw'ijambo ryawe rizima, turagushimye kubw'ijambo ryawe rifite imbaraga. Iri jambo reka rihindura imitima yacu kandi riduhereze kukwiyegurira ndetse no kuba uko ubishaka, uko ubikunda, mu izina ryawe Yesu, amen. Uyu ni umwanya mwiza kandi umwanya udasanzwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete, abo ngabo nibo bazambona. Haleluya. Nkunda abankunda, haleluya, ndetse abanshakana umwete, abo ngabo nibo bazambona. Haleluya. Ndagira ngo iri jambo turisomye turumva amagambo yigarukamo cyane kwa urukundo. Hari uburyo abantu benshi bakundamo bitandukanye, ndetse bagakunda ku buryo bwisaganguye bijyanye n'imyemerere y'umuntu no gushaka k'umuntu. Hari umuntu ukunda ibyo kwambara kandi akumva ubuzima bwe, akumva igishoro cye ashobora kugishora ku byo kwambara, juste umutungo we akawushora ku myambaro. Uwo nguwo bawita umukunzi w'imyambaro. Haleluya. Dufite urugero rwiza muri Bibiliya rutugaragariza abantu babayeho bakunda kwambara.
urugero rwiza dushobora kubona, Bibiliya itubwira ko habayeho umugabo witwaga Nyamutunzi, kandi ngo Nyamutunzi uwo yakundaga kwambara imyambaro y'agaciro, imyambaro y'imihengeri, imyambaro y'ibitare, imyambaro y'amafaranga menshi cyane. Ni ukuvuga icyo nicyo yakundaga. Imana itugirire neza cyane. Dutanze urugero rwo gukunda. Hari abantu bakunda ibyo kurya, umuceri washira akihutira ku iduka gushaka undi, byaba na ngombwa akawikopesha. Hari abakunda inzoga ku rwego barara no mu kabari bashaka inzoga, bakanywa inzoga kubera ko ari byo bakunda. Hari n'abakunda kuba indaya cyangwa se maraya, akaba yapfa ku bwazo. Inkundo ziriza uburyo bwinshi, ariko ndashaka kuvuga ku rukundo rw'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nkunda bankunda, kandi abanshaka n'umwete, abo ngabo nibo bazagira ute? Nibo bazambona. Haleluya. Tekereza ku rukundo ukunda Imana. Tekereza ku rukundo unezererwaho Imana. Haleluya. Tubonye inkundo z'uburyo bunyuranye, kandi izo nkundo, haleluya, tubonye ko ufite icyo akunda ashobora kurara ijoro ku bwacyo, ashobora kwiriza umunsi ku bwacyo. Ukunda akazi ashobora no gupfa ku bwako kubera kugakunda. Haleluya. Ariko mu by'ukuri tekereza uyu mwanya, haleluya, mu by'ukuri ukunda iki byatuma naho wagera mu rupfu byibuze abasigara inyuma bavuga ati runaka nubwo agiye yari intwari yacu, nubwo runaka tumubuze ariko yari intwari yacu. Imana itugirire neza cyane. Ni iyihe mirimo ukora uyu munsi mu buzima busanzwe? Ni iyihe mirimo ukora mu nzu y'Imana? Ni iyihe mirimo ukora mu kazi? Ni iyihe mirimo ukora muri sosiyete uyu munsi bashobora kukwibukiraho, uyu munsi ushobora kuba urwibutso ku buzima bwawe? Ni iyihe? Aleluya. Mu by'ukuri hari urukundo ingabo z'igihugu zarukunze, ndavuga inkotanyi. Bamwe bemera no kuba bahara ubuzima bwabo byibuze babone amahoro, babone umutekano. Ibyo biza gukunda bibaho, biremera, turabibona. Uyu munsi tumaze imyaka 30 hafi no kurenga dufite icyo bita umutekano, kubera ko hari abawitangiye. Izo ngizo ni inyungu zo gukunda. Haleluya. Hari abakunda rero abagore. Uyu mwanya ngiye kuvuga ku byiza by'abagore. Abagore barakundwa, bagakundwa ndetse n'abagabo, bagakundwa n'imiryango, bagakundwa n'abana, bityo abagore bari mu bakundwa. Iyo mvuga ibyiza by'abagore, haleluya, si uko baduhetse ku mugongo gusa, si uko batugaburira gusa, ahubwo bajya batumenyera n'ubuzima bwa buri munsi nk'abamama. Umuntu wese uzi ko yitwa mama, ahari yihereze chance, maze nagera no mu rugo yigurira akantu, kuko Imana yamwise umubyeyi, akaba mama, ntiyitwa inkumba, akaba nyina w'abahungu n'abakobwa. Imana itugirire neza cyane. Iyo mvuga ku bibi by'abamama, nabyo biriho. Abamama bashobora gusiga abagabo babo bagata abana, baba bataye inshingano, baba bataye umuhamagaro. Birashoboka ko uri kunyumva uyu mwanya waravuye mu rugo rwawe nta mpamvu, ntabwo witwa umuberarugo, ahubwo wabaye icyasha ku bandi bamama. Warabasebeje, wasebeje umuryango, wasebeje famiye, wasebeje icyizere, watakaje icyizere bakugiriye. Nyemerera kuri uyu mwanya nkubwire ngo wisubiyeho, Yesu abasha kukwakira. Ijambo ryatubwiye ngo nkunda bankunda, kandi abanshaka n'umwete, abo ngabo, haleluya, nibo bazambona. Imana itugirire neza cyane. Ntabwo nakwita mama warabyaye ugasiga abana.
nawe wigaye niba unyumvishije ijambo mama ni wa wundi wabyaye wizirikaho ukamenya ngo yiriwe ate ameze ate. Birababaje kuba uhura n'uwo wabyaye ari mu ikanevu, birababaje kuba wahura n'uwo wabyaye yaraye mu muhanda, birababaje kuba utazi n'aho uwo wabyaye ari. Warabyaye ugaterera ukagenda, impamvu zo guterera zari zihari, impamvu zo kumusiga zari zihari, ariko wari ukwiriye kwihangana ukera imbuto z'abakwiriye kwihana. Abantu bakomeye mu ngo zabo, abantu bihanganiye inzara, abantu bihanganiye ibigeragezo, ndavuga abamama, Imana ibahe umugisha, Imana ibashyigikire, Imana ibahagarareho, Imana ibaneshereze, Imana ibatsindishirize kandi bahindurire ubuzima mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntago abagore aribo bakundwa cyangwa bakunda gusa, reka uyu mwanya tuvuge no ku bagabo. Abagabo nabo hariho abagabo beza ku buryo adashobora kugira indi mirimo akora ataramenya inshingano ziwe mu rugo, akihuta aje kwibuka gutabara urubyaro rwe, akibuka aje kureba mu rugo biriwe gute, akamenya ko bari burye bari bunywe, akamenya ko bagomba kwambara, akamenya inshingano ze ko bagomba kubona amashuri, akamenya inshingano ze ko iterambere mu rugo rigomba kuhagera. Abo bagabo aho bari hose bari kunyumva barara amajoro kubw'imiryango yabo, birirwa umunsi wose kubw'imiryango yabo, mubwira ngo aho uri hose congratulations, felicitation, ndagushimiye kandi akira umugisha w'Imana. Haleluya. Abagabo ariko hari n'abagira ibibi, twere kuvuga ibyiza gusa. Haleluya. Hari n'ibibi. Iyo ubona umugabo avuye mu kazi yarangiza agahitira kuri kontwari, ndavuga mu kabari, kwibara cyangwa mu hoteli, ubuzima bwe bukabubwo, ntazi ko mu rugo bariye, ntazi ko mu rugo bashobora no kubona umunyu, arangije ahisemo gufata ibyeri. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nawe wa mugabo uri kunyumva, si twagushimira, turakugaye. Haleluya. Ariko nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Jambo ry'Imana ribivuze neza, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete, abo ngabo nibo bazambona. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro cyane. Haleluya, 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 haleluya. Ndagira ngo nkwibutse weho wabonaga urugo rwawe byanze. Ushobora kuba uri umugore cyangwa se uri umugabo, ushobora kuba uri n'umwana muri urwo rugo. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire ko urugo hari ibintu bizarukomeza, ndagira ngo nkubwire ko umuryango hari ibintu bizawuteza imbere. Haleluya. Hari ugutanga amahoro mu rugo ndetse n'umutekano mu muryango. Haleluya. Iyo mu rugo hari amahoro, iterambere ribasha kuboneka. Iyo mu rugo hari amahoro, haleluya, abantu babasha kubwizanya ukuri. Iyo mu rugo hariyo ubwumvikane ndetse Uwiteka arururuka akabasanga. Bibiliya bivuga neza ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, ngo Imana ibasha kururuka hagati muri bo. Haleluya. Ndetse igakora igitangaza hagati muri bo. Izaza kubashyigikira, izaza kubana namwe, izaza kubaneshereza. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana yacu tugirire neza cyane. Ndagira ngo wongere umfashe gushima Imana kuri uyu mwanya ndetse no kwisubiraho. Jambo ry'Imana rivuze ngo nkunda abankunda ndetse abanshakana umwete nibo bazambona. Birashoboka ko wari utarihana, birashoboka ko wari utarumva ubutumwa bwiza, birashoboka ko wari utarumva ko Yesu abohora, birashoboka ko wari utarumva ineza y'Imana, birashoboka ko wari wanarabyumvishije ariko ugasubira inyuma, birashoboka ko wari ucitse intege, birashoboka ko wahuye n'ibigeragezo byinshi ukananirwa, birashoboka ko wahuye n'ibidasanzwe ndetse ukava mu byizerwa. Haleluya. Reka nkubwire ngo humura, babarira bariya bose baguhemukiye,
babarira bariya bose wumvaga ko udashobora kubabarira. Ongera ugire umutima wihumure muri wowe, ongera ugire umutima wo kwirengagiza, ongera ugire umutima wo kureka. Haleluya, haleluya. Ijambo ry'Imana rirakomeye, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana rirakora, itegeka bigakomera. Yabwiye umugabo bita Kuro mu bice 45 ku murongo wa 2, nzakujya imbere. Haleluya. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzakujya imbere aho bitameze neza mbigire neza, nzakujya imbere. Haleluya. Nzakujya imbere ahatari amahoro mashyira amahoro, nzakujya imbere maze haleluya nguhereze gukora kwanjye, nguhereze igitangaza cyanjye. Bamwe umwanya n'Imana. Yesu aragushaka uko waba uri kose, Yesu aragukeneye. Haleluya. Hari abo yahinduye wari uzi ko batahinduka, hari abo yakoreye imirimo n'ibitangaza wari uzi ko batayibona. Imana itugirire neza cyane. Birashoboka ko waba uri iciro ry'imigani, birashoboka ko wabaye akabarore ku musozi, birashoboka ko wabaye igicibwa ku musozi utuyeho. Haleluya. Mubwire ngo imbaraga z'Imana ziragusaba kwizera gusa. Haleluya. Uwari Sawuli, haleluya, amaze kwizera Kristo gusa, haleluya, yahindutse Pawulo. Imana itugirire neza cyane. Ibyawe sibyo Yesu ananiwe, nawe ibyawe Yesu arabishoboye. Imana itugirire neza cyane. Yo, uwari maraya niwe wahindutse Mariya. Imana itugirire neza cyane. Yesu abasha kukugirira neza. Mwemerere gusa wizere, mwemerere gusa wiringire, mwemerere gusa umugarukire, mwemerere gusa haleluya wizere. Yiteguye kukubabarira. Ijambo ryatubwiye ngo nkunda abankunda kandi abanshaka n'umwete, abo ngabo nibo bazambona. Imana itugirire neza cyane. Haleluya. Kumwizera birahagije. Uwari Namani ibibembe bimumereye nabi, haleluya, kwizera gusa yabonye gukira. Reka nkubwire ngo naho waba warabaswe n'indaya, birashoboka ko itabi, ndavuga urumogi cyangwa n'irindi, inzoga nk'ibisindisha, naho waba ukoresha ibindi biyobyabwenge, ntabwo uri iciro ry'imigani, kuko uracyahumeka umwuka w'abazima. Iyo umuntu agihumeka ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bushobora guhinduka, ni ikimenyetso cy'uko amateka abasha guhinduka. Emerera Yesu, wongere umwizere, umwiringire gusa, ibindi si akazi kawe. Yesu arakugirira neza. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, 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 haleluya. Kwizera kwatumije Yayiro asubirana umukobwa we. Birashoboka ko nawe wari ubuze kwizera mu kazi wari umaze iminsi uri gukora. Yenda wakoraga ugahomba, wacuruza ukabura abakiriya, nabo wabonye amafaranga ukabura aho bayashyize, wahingaga ukarumbya, yenda wajya gusarura ukabura n'umusaruro aho uri. Ariko ndagira ngo nkubwire ko iyo azuye umwana wa Yayiro, haleluya, iyo akoze igitangaza, Namani agakira ibibembe kubwo kwizera, iyo nshuro nawe ibaye ya nyuma. Haleluya. Reka nkubwire ko uyu mugoroba ari uwa nyuma ku buzima bwawe. Hari ijoro Yakobo yaraye rimwe gusa, haleluya, iryo joro abona Imana. Hari ijoro Yakobo yaraye, iryo joro abona ukuboko kw'Imana. Hari ijoro Yakobo yaraye abona ibisubizo by'Imana. Ngo nuko yegamiye yiseguye ibuye, niko ijambo ryambwiye. Haleluya. Ngo nuko ngo yinjira mu yerekwa, atangira kurota. Haleluya. Ngo atangira kurota hari inzego ebyiri. Haleluya. Ngo nuko rumwe rwariho abamarayika bamanuka, urundi ruriho abamarayika bazamuka. Haleluya. Nuko ngo abazamukaga bazamukanaga iki? Abazamukaga bazamukanaga ibyifuzo yari yazanye gusengera. Hanyuma abamanukaga bamanuraga ibisubizo by'ibyifuzo yari yasengeye. Dore ngiri joro nawe ridasanzwe ku buzima bwawe. Iri ngiri ni irya nyuma. Haleluya. Iri ni ijoro ugiye gutabarirwamo, iri ni ijoro ugiye gusubizwamo imbaraga. Urugo rwawe ndimo kumva Imana imbwira ngo mbwire
abamama haleluya bari batakiri mu ngo, Imana ibagabije ingo zanyu haleluya, Imana irongeye irabubakiye rwose, irabakomereje. Ndagira ngo nkubwire ko ubutayu mwamazemo iminsi Yesu ashoboye byose. Abagabo mwabonaga ingo muri buzisohokemo mubona ko byabananiye, humura haleluya. Iyo ahinduye Sawuli Pawulo, ihinduye amateka ku buzima bwawe. Iyo ahinduye ibyananiranye ku musozi wa Karumeli haleluya, ikiyereka Eliya haleluya, nawe yakwiyeretse. Iyo aciye inyanja itukuramo kabiri, Abayisiraheli bakambuka ndetse bakambukira humutse, hari ikikoze ku buzima bwawe. Hakiri igitangaza cy'Imana, hakira gukora kw'Imana, hakira impinduka z'Imana haleluya. Upfa kuba wizeye gusa. Yesu ntabwo areba iminsi umaze mu kibazo, ahubwo Yesu areba uko umwiringiye. Yesu ntabwo areba iminsi umaze umaranye uburwayi, ahubwo Yesu akeneye uyu mwanya muto y'umugarukiye kandi wizeye. Yesu ntabwo areba amagambo abantu bakuvuga, ahubwo arareba uburyo umugarukiye haleluya. Yesu ntabwo areba haleluya igihe wari umaze ku musozi, ahubwo arareba uyu mwanya, kuko isaha y'Imana itagirenga, na nyuma ya zeru irakora, na nyuma ya zeru irakora, kandi Imana ikoze igidasanzwe ku buzima bwawe. Hakiri igitangaza cy'Imana, hakiri imbaraga z'Imana. Weho wari urwaye akira gukira. Reto keboneze style pasi katika jina la Yesu. Hari imbaraga mbi zikuwe ku buzima bwawe, hari imyuka mibi kuwe ku buzima bwawe, hari imbaraga z'Imana zikugarutseho, hari imigisha yawe yari yaranyazwe n'abantu ikugarutseho. Hari abarozi bararaga bacuragura, abo ngabo bareke bacuragure, bazajya bacuragura bipfa ubusa, ntabwo bizongera kugira akamaro, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo nicyo kizatuma tuzavoma haleluya ku mariba haleluya. Nicyo kizatuma tuzavoma ibyishimo ku mariba y'agakiza. Nimwakire ibyishimo mwari mwarabuze, nimwakire umunezero w'Imana, nimwakire gukorwaho niyera, nimwakire igitangaza cy'Imana, kuko ari Imana ibikinguye. Nta muntu ubasha kuvuguruza ibyo ivuze, nta muntu ubasha haleluya guhindura umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana itugirire neza cyane. Nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe, nta wundi wasa na Yesu, nta wundi wasa nawe. Ijambo ryarabwiye ngo Imana si umuntu ngo ibeshye haleluya, kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora ntizabikora, ibyo yavuze haleluya mu kanwa kayo no kubisohoza ntizabisohoza. Dore nategetswe kuguhesha umugisha, nayo yawuguhaye, kandi nanjye simbasha kuwukwaka. Akira umugisha w'Imana haleluya. Wowe urimo kunyumva, ibyo ukora byose akira umugisha w'Imana. Waba uri umucuruzi akira umugisha w'Imana, waba uri umworozi akira umugisha w'Imana. Nge ndi mu kazi, Imana integetse kuguhesha umugisha. Sinkukwaka kuko sinkutwara haleluya, sinkukwaka kuko ntacyo nkumaza. Irambwiye ngo ntegetswe kuguhesha umugisha. Akira umugisha w'Imana, akira urubyaro weho wari warabuze urubyaro, akira amatungo weho wayifuzaga, akira imbaraga haleluya, akira ibitangaza by'Imana. Imana irambwiye ngo ikuremeye igitangaza, kandi iki gitangaza kirivugira. Nta muntu ubasha guhindura cyangwa kujya ku ruhande rw'ububasha bw'Imana. Imana niyo ivuganye nawe aya magambo. Imana si umuntu ngo ibeshye. Ibyo yavuze mu kanwa kayo, ibyo yanyuje mu kanwa k'abahanuzi, birashoboka ko byanyuze mu iyerekwa, birashoboka ko yatumye abavuga butumwa, birashoboka ko wumvishije kuri radiyo nka gutya, birashoboka ko yahagurukije n'abantu. Yenda ijambo ryumviye mu giteranire, yenda ijambo haleluya waryumviye kuri radiyo, nkubwire ngo akira igitangaza cy'Imana, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye. Ibyo yavuze n'akanwa kayo birasohoye, kuko ntabwo inaniwe kubisohoza. Haleluya haleluya.
ndashimye Imana cyane ko ari umukozi w'umuhanga. Nezerewe Imana ko yakwitegereje uyu munsi ikakugirira imbabazi, ikabiguhaye ku mazi. Haleluya. Ugiye kuvoma ibyishimo mu mariba y'agakiza. Haleluya. Akira guhezagirwa n'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira kunezezwa nayo. Haleluya. Ndagira ngo turimo tugera ku musozo, nkubwire ngo erega nta jambo na rimwe, haleluya, Imana yavuze ngo rihere. Nta jambo na rimwe Imana yavuze ku buzima bwawe ritazasohora. Haleluya. Weho komera, komeza icyo Imana yavuganye nawe, komeza isezerano ufitanye n'Imana, komeza umugambi, haleluya, yakuvuzeho. Komera ube mu masengesho. Waba uri umuririmbyi, komeza umuhamagaro wo kuririmba. Waba uri umucuranzi, komeza ucurange. Yesu araje kugutabara, Yesu araje kukugirira neza. Birashoboka ko waba uri umuyobozi w'ishengero, komeza uwo muhamagaro Imana yaguhaye. Birashoboka ko uri umukristo, komeza uwo muhamagaro Imana yaguhaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana igira neza bugaca bukira, kandi bukira yitwa Imana. Imana iratabara, haleluya bene data. Imana igira neza, Imana irarengera, Imana irabohora, Imana, haleluya, Imana igira neza cyane. Ndagira ngo dusengane na buri umwe wese urimo kunyumva kuri uyu mwanya. Birashoboka ko wabonaga mu rugo byanze, birashoboka ko uburwayi wabonaga ari ikibazo, birashoboka ko urugamba wabonaga ari rurerure, birashoboka ko wabonaga hirya no hino nta butabazi. Yenda ababyeyi barakwanze, inshuti zakuvuyeho, abo wari wiringiye bagutaye mu kibazo. Byashoboka ko ari ubukene bwatumije abo bose bakuvaho, birashoboka ko ari uko nta kazi katumije abo batakugumaho. Ariko nkubwire ngo hari umugabo witwa Kristo, agukunda ntacyo ashingiyeho, abana nawe ntacyo, haleluya, ashingiyeho. Ijambo ryarambwiye ngo no mu rupfu tuzabana nawe. Iyo ugeze mu kigaragazo ntagusiga, iyo bakwanze ntabwo akujya kure, aba mu ruhande rwawe, agendana nawe, akuba bugufi, arakurinda, arakurinda, haleluya. Mu burwayi arakurwaza, ntabwo akwinuba, ntabwo ajya kure yawe, akuba bugufi. Iyi miryango yakwanze arakuguyaguya, aba bugufi bwawe. Dawidi yavuze muri aya magambo, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Haleluya. Anjyanisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, haleluya, ndetse akanjyana bugufi bw'amazi adasuma, kugira ngo hatagira ibirengera amajwi yanjye. Imana itugirire neza cyane, haleluya. Ndavuga imbaraga z'Imana, ndavuga gukomera kw'Imana, ndavuga Imana itabara, ndavuga Imana ikiza, ndavuga Imana ikora imirimo, ndavuga Imana ikora ibitangaza, ndavuga Imana itanga urubyaro. Haleluya. Naho isi, haleluya, yakubwira soro wayo ngubwire ngo Kristo mu biganza byawe niho ri. Imana itugirire neza cyane. Ayi, ijambo ryarambwiye hariya muri Yesaya 5:4-17. Imana itugirire neza cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. 17 ngo ariko nta nkoro baciriye kukurwanya zizagira icyo zigutwara. Uwiteka azohereza amavubi yazifate. Imana itugirire neza cyane. Hari amavubi y'abantu, ariko hari amavubi y'Imana, amavubi atajya ahushwa, amavubi atajya agira inkomyi, amavubi adwinga akadwinga adwinze, kandi igitangaza cy'Imana kikaremeka mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire imbaraga z'Imana, my friend. Ndagira ngo nkubwire gukora kwiyera, ndagira ngo nkubwire kugira neza. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Humura, uko biri kose Yesu arakuzi. Imana ibohora imbohe muri gereza, yabohoye yo Paulo na Sila. Humura, nta kibazo ufite Yesu ananiwe. Humura, nta rugamba urimo kurwana Yesu ananiwe. Naho yaba, haleluya, hari gereza imeze ute Yesu abasha kukubohoramo. Gereza ni nyinshi cyane, ushobora kuba muri gereza y'ubupfubyi. Nkubwire ngo humura, Yesu yavuze amagambo meza cyane, nkunda abankunda kandi abanshakana umwete, abo ngabo nibo bazambona. Egera Kristo, mu biganza byaragukeneye, mu rugo iwawe ashaka kukugirira neza, mu migisha yawe ashaka kukwagura, mu rubyaro rwawe ashaka kugirira neza. Humura, aba mu mwanya, humura, aba mu gihagararo, humura, 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 haleluya. Humura, Imana igira neza iragutabaye nawe.
haleluya. Ndimo kumva hari amayerekwa arimo gukinguka. Imana irimo kumbwira ngo yambitse abantu. Ukuri kose Yesu arakwambitse. Hari abantu batukiwe imyambaro, abandi batukirwa mu gihe, ariko humura w'Imana akingutse. Ndimo kumva ijwi ry'Imana rikingutse. Anitegerere neza cyane. Ndagira ngo dusengane rero. Waba uri umusore warabwiwe kuzakora mariage warayibuze, zamura kwizera. Iyakijije Sawuli, iyamuhinduye Paulo, ibasha kugukorera ubukwe nawe. Waba uri umukobwa utegereje isezerano ry'Imana, waba uri umugore ukeneye ko Imana ikugirira neza, waba uri umugabo ukeneye imbaraga z'Imana, uko waba uri kose ukaba ufite isezerano, ukaba ufite nzayimana, udafite nzay'abantu, izere gusa, iringire Imana irabisohoje, iringire gusa Imana irabikoze. Ndagira ngo dusenge kuri uyu mwanya. Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kukurengera, itarebye karitsiye uvukamo, itarebye umuryango ukennye cyangwa ukize uvukamo. Imana igiye kukugirira neza, Imana igiye kugutabara. Ese waba ufite kwizera? Ese waba ufite ibyiringiro? Ese waba urimo kumva izi mbaraga z'Imana zibasha kugukoraho? Birashoboka. Wowe mwemerere gusa, izere kandi wiringire, Imana igiye kukugirira neza. Haleluya, haleluya. Reka rero dusenge hamwe. Mana Data wa twese wera wa Isiraheli, ndagushimye kuri umukozi w'umuhanga. Uri Imana ibohoye imitima y'abantu, uri Imana igaruye imigisha y'abantu yari yaranyazwe, uri Imana yubatse ingo ukazikomeza, uri Imana itanze mariage, haleluya, uri Imana ikijije abarwayi, ukaba uri Imana ibohoye imbohe. Turagushimye Jehova, haleluya. Icyubahiro ni icyawe Data, tukuzamura icyubahiro, tuvuga ngo ishimwe ryawe rihore rigaragara, rihore rizamuka ibihe byose, haba mu gitondo, haba nimugoroba. Ineza yawe ituganze muri byose. Tunezerewe Imana mu mutima wacu, ndetse no gukora kwawe n'urukundo n'imbabazi bidasanzwe. Uhora utugirira uko bukeye n'uko bwije. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze, twizeye, urakoze. Amen, amen. Imana yacu itugirire neza cyane. Turanezerewe ku bwanyu kandi turanezerewe ku bw'uyu munsi. Ni ukuri Imana iragukunda uko waba uri kose, kandi Imana igufiteho umugambi mwiza. Naho waba ubona inzira urimo gucamo byanze, naho waba urimo kubona abo wari wiringiye bagusize, naho waba uri kubona mu iterambere warasigaye inyuma, humura, hari umugabo witwa Yesu agukunda. Yantumye ngo nkubwire ngo akuzaniye amahoro kandi akubohoreje imigisha yawe, haleluya. Urubyaro rwawe ntago ruzasabiriza, kuko ari isezerano hawe n'Imana. Imana yantumye ngo nkubwire ngo ntago uzambara ubusa, kuko ari ijambo Imana yampaye ngo nkuzanire. Uwiteka azabana nawe, azakurinda mu majya no mu maza. Ntago azemera ko ibigeragezo biguherana, ntago azemera ko intambara zitindana nawe. Azakuzahura muri urwo rwobo, azaguha umugisha, azagutabara, ntabwo azagusiga. Ibyari bimeze nk'imisozi biri imbere zawe, humura ni Yesu biringanije. Aguhaye ikamba nk'izahabu, agusubije agaciro wambuwe, aguhaye icyo kuvugiraho nubwo yari nta ruvugiro. Aragutabaye, haleluya, kuko ni umutabazi w'amahoro. Imana itugirire neza cyane. Birashoboka ko wakifuza gusengana natwe mu gihe runaka. Twaguha nimero yacu. Ku mazina nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Mbana namwe ubuzima bwa buri munsi. Wakenera nimero yanjye twayimuha, biremewe mu izina rya Yesu, haleluya. Gusengana natwe ni ubuntu, ntibigombera amafaranga. Gusengana natwe ni ubuntu, ntibigombera igihe. Isahe yariyo yose waba urwaye cyangwa se urwaje, ushobora kuduhamagara tugasengana, ushobora kuduhamagara tugasengana. Imana irakora, Imana iratabara. Wowe upfa kuba wizeye gusa birahagije, haleluya, birahagije gusa. Imana itegerere neza. Urandika 0782 0782 32 52 23. Reka dusubiremo. Uwakenera gusengana natwe waduhamagara kuri 0788 32 52 23. Ushobora no kwifuza guterana natwe, duteranira aha mu Kinigi
ku rusengero ruzwi nko kwa Eliya hariya hejuru y'irimbi. Dusenga amasengesho yo kwiyiriza ku wa gatatu dutangira saa 3 ndetse tukageza saa 8. Gusenga Imana si ukwikebagura, Imana irakora, wowe upfa kuba wizeye gusa, Imana irakora. Haleluya. Ndavuga Imana ihindura amateka. Birashoboka ko waba ufite na telefone nini wadukurikirana. Tugira igitangazamakuru ducishaho ubutumwa buri munsi. Ushobora kubohoka, ushobora kubona imbaraga, ushobora kubona inkomezi, ushobora kwizera ugakirira muri iryo jambo. Wakwinjira kuri YouTube ugasacinga ijambo ngo Prophet Ezekiel TV. Ako kanyugwa mu mavideo menshi cyane arimo imbaraga zo kubohora, gukiza, ibitangaza by'Imana, urukundo rw'Imana ndetse no gukora. Haleluya. Ibyo ngibyo ntabwo ari byo nirata abavandimwe, ahubwo ndirata gukora kw'Imana. Yesu kira kandi ubohora, Yesu rengera kandi ukiza, Yesu haleluya udahwema kutugirira neza, Yesu waturinze akaduhereza umunsi wo kubaho, ndetse tukaba tugeze no mu mugoroba. Uwo niwe Yesu mbaratira, uwo niwe Yesu haleluya wantumye kukuhumuriza, wantumye kukubwira imbaraga. Imana ibahana umugisha ndetse n'abizera bose. Mbabwire ngo nakagaruka nzagaruka kuko ndabakunda abanyakinigi mwese mwese, abato n'abakuru, abasore n'abakobwa, abamama n'abapapa ndetse n'abakuze, yewe n'abana bato ndabakunda mwese. Mbabwire ngo shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe, kandi umwuka w'Imana abayobore, abatsindishirize, abaneshereze muri byose, abageze mu mugambi no mu mugabane Imana bakeneyeho muri uyu munsi mu izina rya Yesu. Amen, amen. Yes, abantu rero mukomeje kugenda mudukurikira, iyi ni Kinigi Radio and TV. Mwabyumvise ahangaha twari twakiriye umukozi w'Imana kugira ngo abashe no kuba yasanura imitima yacu mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Theogene, ijambo ry'Imana uri kuryumva utaburiya? Buriya rero wumvise ko burya Bibiliya ngo yatubwiye ngo nkunda abanshaka kandi nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Abanshakana umwete bazambona. Iryo ijambo ry'Imana. Ariko nanone ari ahandi Bibiliya yavuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Yego, iryo naryo ryari ijambo ry'Imana. Yes, tudatinze cyane kubera ko ni minota irimo kugenda idufata ahangaha. Pasiteri Ezekiel, Prophet Ezekiel. Prophet Ezekiel. Tugushimire iri zina naryo waryumvishe ko Imana iba yararisize amavuta rwose, birumvikana neza. Hanyuma wenda dusezera, reka tukubwire tuti wakoze cyane ku butumwa bwiza warutuzaniye, kandi n'ubutumwa waruzaniye abanyakinigi, abanyamusanze, abo mu murenge wa Nyange. Bwari ubutumwa bwari bukenewe, burya uhembuye imitima y'abantu, kandi ijambo ry'Imana ni ryiza kuko rigenda rihembura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Burya ngo ntawe ushimwa na bose, harimo n'abagaye, ariko nanone ijambo ry'Imana ryo niryo rigomba kuvugwa, ubundi guhindura no kw'Imana. Dore ko turi no mu minsi ya nyuma, buriya pasiteri waba bibona neza kurusha twe tuba turi ahangaha muri studio za Kinigi Radio and TV. Ibintu rero byagenze neza pasiteri, rwose nanjye nafashijwe, ubuntu bw'Imana buri kunka bakaba ku mutima. Reka tugushimire rero, ibihe byiza kuri wowe. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye, mwakoze kuduha ikaze aha muri studio za radio ya Kinigi and TV. Imana ibahereze umugisha. Mwene data yaragize ati ko ijambo riratwubatse ndetse rihinduye imitima yacu. Wavuze ku ijambo ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona, ngo ariko ngo hari n'irindi jambo rivuga ngo hahirwa ngo abafite inyota, inzara n'inyota byo gukiranuka. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Then icyo nashakaga kuvuga wehadi, nashakaga kumvisha abantu ko bakeneye gushaka Imana, kugira ngo mwuko gushaka Imana nayo bahure nayo. Niho navuze ngo iyo umuntu afite uwo muhati wo gushaka, ni ikimenyetso, ni umuriro ugumurumana muri we witwa urukundo. Yego, nsobanura mu buryo bwo gukunda kw'abantu benshi. Swate murabona buriya umugabo ukunda abagore apfa azize abagore. Yego, umugabo ukunda inyama apfa azize inyama. Umugabo ukunda ubutunzi apfa kuri ubwo butunzi nyine.
kuko arabushaka, karara bushaka, akirirwa bushaka, umunaniro utamutwara, bakabumuziza batabumuziza, akazabuburana bikarangira apfuye ku bwabwo. Icyo umuntu akunda nicyo azira. Teoje, yego, bitewe n'umwanya ukuntu umeze cyangwa se uri kugenda uducika muri makeya, hari ikibazo nari nateguye nzabaza pasiteri, ariko reka nkimubaze azakinsubize ubutaha. hari ahantu ugera waba uvuga ijambo ry'Imana, sinzi nimba namwe bibabaho, umuntu akaba yakubaza ngo nyereka ahantu handitswe ko kunywa inzoga ari icyaha muri Bibiliya. Ubwo ugenda ushakisha uwo murongo kugira ngo ubutaha uzabe uwo uzafashe wowe wenyine, ahubwo uzadufashe twese muri rusange. None se hari ahantu Bibiliya ivuga ngo nimba ari mu Migani 20 havuga ngo vino n'umukobanyi, yego, inzoga zirakubaganisha, yego, kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. None se iryo jambo ryariyanditse, umuntu iyo agusubije ngo udashukwa nazo aho ngaho naho haba harimo question mark. Ariko birumvikana ko pasiteri azakidusubiza ubutaha, agenda yishakire ubugororangingo kugira ngo tuzabwire aba bantu bahora bibaza icyo kibazo, uko ijambo cyangwa se uko Bibiliya igenda ivuga kuri aba bantu, abo babyumva bitandukanye. Yego pasiteri, nitugutumira. Murakoze. Hari icyo wari ugiye kongeraho? Wari ushatse kuvuga ku bintu bijyanye n'ubusinzi. Yego. Imigani 20 igice kimwe harabisobanura, avuga ngo vino n'umukobanyi, ushukwa nazo ntabwo agira ubwenge. Ndagira ngo mbivugeho gato, ariko nzaza ubutaha abazadukurikira kuwa mbere nzaza mu masaha adakuze cyane nka gutya, tuvuge ku businzi, nyungu z'ubusinzi, ingaruka z'ubusinzi, tuzabivugaho. Haleluya, amen. waruvuze ati uzambwira ahantu byanditswe. Yego. Ijambo umukobanyi muri Bibiliya rigaragara inshuro zirenga 20. Yego. Uranyumva? Ndakumva. Kabiri, uyu yaravuze ngo none kuvuza ushukwa nazo udashukwa nazo. Udashukwa nazo. Udashukwa nazo nta rubanza afitanye nazo. Uzinywa ntashukwe nazo. Oya. Oya. Biravuze ngo vino n'umukobanyi, ushukwa nazo ntagira ubwenge, udashukwa nazo ugahamanye n'umutima we. None se pastor, hari akandi kabazo njya nibaza, aburya mu minsi ishize araho nigeze kugera nsanga abantu barimo baraganira. Baganira nsanga barimo baribaza ikibazo, kandi koko nsanga nanjye kirankomereye. Baribaza bati, urihuse ariko tutarasoza iki ngiki mwari mubajije, ushukwa nazo n'udashukwa nazo. Gikomeze maze nanjye ndaje nkubaza. Bibiliya ni information iri obligatoire, ntabwo ihinduka. Nibivuga ngo ushukwa nazo, juste irareba ushukwa nazo, kuko uwo muntu hari ibyo abangamiye, hari ibyo asenya, hari ibyo adatunganya, hari ibyo adashyira ku murongo. Ushukwa nazo ntagira ubwenge. Birakenewe ko umuntu agira ubwenge nk'uko Bibiliya idusaba, idutegeka. Imana itugirire neza cyane. Ningaho mbaza, reka Teogene, reka ibeho muwaka kuri pasiteri, ubutaha azaze atubwira udashukwa nazo niho dukeneye. Udashukwa nazo. Okay, hanyuma wenda hari ikindi kintu nanjye kumubaza kijyanye n'abo bantu icyo bibazaga. Burya hari umuntu uvuga ngo gukora icyaha, ngo ubundi ngo nugenda ugakora icyaha, ikintu cyose uzakora ukumva uhamanya n'umutima wawe kari sawa, kari ukuri, icyo ngicyo imbere y'Imana ngo kizaba ari icyaha. Abandi nabo bakavuga bati cya kintu uzakora ukumva umutima wawe kugucira urubanza kuko uzi ikintu kibi, icyo gihe icyo kintu ukoze ngo kizaba ari icyaha imbere y'Imana. Ibyo bintu wabidutandukanyiriza gute? Murakoze cyane. Rero uwo muntu wakoze icyaha yarangiza ngo si icyaha, aba yimahoronije. Yego. Icyaha bari icyaha, icyaha ntigihinduka, icyaha ni gatozi, icyaha gikurwaho n'amaraso ya Kristo, kuko ari yaduhereza kwinjira mu mbabazi akatuvanaho urubanza rw'icyo cyaha gusa. Buriya Teoje,
nuko burya iyo ijambo ry'Imana riri kuvugwa aba ari Imana iri kuganira natwe, ntabwo biba ari byiza kuba twaza kuvugaho amagambo menshi, ubwo twaba turi kubaza Imana muri make byaba nka bya bindi Satana babaza Imana ngo mbese ngo uyu muntu wamuremye gute utambwiye, sibyo? Reka pasiteri ubutaha azaze hakiri kare yazindutse, sibyo? tumubaze ibibazo hari ibyo abantu bibaza natwe tugenda duhura nabyo, ariko nk'umuntu w'inararibonye wize Bibiliya, wize ibijyanye n'ijambo ry'Imana, aba afite uburyo ashobora gusubiza ibibazo bishobora kuba byabazwa cyangwa se ibibazo biba biri mu baturage bagiye batandukanye, akabigira uko abisubiza kugira ngo buri wese abashe kumva ko igisubizo yari afite ikibazo yari afite akiboneye igisubizo. Yesu, reka mubwire ngo wakoze kwitabira ubutumire kandi Imana ikomeze kuguhaza imigisha. Amen. Amen. Imana ikomeze kuhagure muri byose. Murakoze cyane namwe kandi. Amen. Tuzagaruka tuganire ku ingingo ijyanye n'ubusinzi. Yego, murakoze. Hanyuma tuzagaragaza kote faiblesse ndetse niba harimo n'inyungu nazo tuzazigaragaza kuko bishoboka. Imana yaduhaye byose kugira ngo tubeho mu buzima buri freedom ihagije. Imana ibamere umugisha cyane. Rero tuzasubira, reka dushime Imana, dushimire n'abumvisha ubutumwa kimwe n'abayobozi ba radio ya Kinigi. Imana duhana. Yego pasiteri, nje twakomeje kuba tubana ahangaha, Nshimiyimana Eric Girike, tugura gushimiye kandi tunezerewe kukumenya. Imana iguha umugisha. Yego, murakoze cyane. Nanjye amazina yanjye nitwa Uwasaba Theogene, nkaba nkorera hano kuri Kinigi Radio and TV. Amen. Imana ibaha umugisha. Rero mu bindi tuzasubira tuvuga imbaraga z'Imana. Amen. Mana, wakoze kubana natwe, kuturinda no kutugezaho amahoro, ndetse tukaba dusoje andi, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turatashe data, utahane natwe. Abagiye kuzamukane nabo, hari abari kunyumva barimo bagenda ubarinde, hari abakiri muri iri soko rya Kinigi babera ibyiringiro, abatararonka uyu mugoroba nturenge utabaronkesheje. Kandi ndashimiye izina ryawe n'imbaraga zawe zabanye natwe. Nyemerera uzane impinduka ku buzima bwacu kandi utwongera urukundo rwo kugukunda, kugira ngo mu kugushaka biguhereze gukomeza kutugirira neza. Ngaho ntaba ari twe, byose bibereho kuguhesha izina ryawe icyubahiro, mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen. Amen.